hakabaho n'ikindi bita injegeri. Ntabwo umufuragiro ari cyo gihembo. Hanyuma uwo mufuragiro icyo wakoraga iyo umutima Reka ntangire mbasuhuza abakurikiye Marion Media nk'ibisanzwe babaza ngo mumerewe mute ndiri utagwabiza iminega inkuba zisemiho rwa mugabo nyirigira imbizi isanganizwa ingoma nkabo mutware w'iriyumba nyuma nk'isesura imbibi nkaza kwitwa nyirazo zose nyita umuhungu w'Imana n'igihugu nyite Marion nk'ibisanzwe babaza ngo iburengerazuba ibirasira bwaryo amajyepfo amajyaruguru ndetse no mu Rwanda rwa kabiri ndavuga diaspora mumerewe mute ndabifuriza amahoro y'Imana imbere ya kamera rero murahabona umusore mwiza cyane ni umusore ufite ibintu byinshi hariye adahuriyeho n'abantu benshi niyo mpamvu ari imbere ya kamera kugira ngo mubashe kumusobanukirwa ngira ngo murabizi ko kuri Marion Media n'ubundi nk'ibisanzwe hahora ibintu byinshi bitandukanye hari abafite impano ndetse n'abandi bakuri bitandukanye bitewe n'icyo twatubwiye ko tuganiraho uyu munsi reka dutangire tumwakira kugira ngo atwibwire tubashe kumubaza ibibazo nk'ibyo namwe mwamwibariza ariko ndahari kubwanyu kugira ngo mbashe kubabariza turakwakiye kuri Marion Media murakoze hanyuma amazina yanyu mwitwa bande banyita Rukangura John Rukangura John ni muntu ki mu magambo makeya Rukangura John ubuzima busanzwe nkunda gukina imikino yerekeranye n'iby'abapfumu byo kuraguza n'ibindi bitandukanye aha ibyo bintu rero byo gukina nk'abapfumu wabitangiye ryari John ibyo bintu byo gukina nk'iby'abapfumu bitangiye 2001 aha ni kuvuga ngo muri 2001 nibwo wabonye ko ufite impano yo ko wakina nk'umupfumu cyane ese muri societe ko abantu wenda bavuga ko ari abapfumu babafata nk'abandi bantu batandukanye cyangwa se n'abandi bantu bakora ibintu bitari byiza wowe wiyakira ute mu kwisanga ufite iyo mpano yo gukina mu gihe ushobora guhura n'abantu bakavuga ko ibyo ukina atari byiza bigashaka kubangamira impano bigahagarara ni ukuvuga ngo ibyo nkina ntago bishobora kumbangamira cyangwa se ngo muri n'abandi bantu bumve ko bimbangamiye cyangwa se mu kimwe bibaye ikibazo kubera ijambo umupfumu kubera ko ahisi igeze cyangwa naho abantu bageze imvugo n'imvugo ihari cyane kandi ugasanga abantu benshi bayiyoboka cyangwa se bayigana ari benshi hanyuma Rugangura John ndabona ukiri mu myaka mikeya imyaka itari myinshi ni ukubera iki wahisemo gukina iyo role cyane ko abantu benshi hari abantu batinya gukina role zikakaye cyane gutyo cyangwa se zifite ubusobanuro bukomeye gutyo we kubera iki wahisemo kubikina kandi ukiri mutoya ni ukuvuga ngo ibyo bintu ubuzima bwayobeshye ibyo yakoraga byamuyobeye business yahindutse gusenga byanze agana ubupfumu niyo mpamvu akajya kubaza ati mumbariza abakuru ko bimeze nawe rero avuga uti reka mbigire akazi cyangwa se mbigira akazi mbari byo nikorera hanyuma ese nta kuntu buriya nko muri quartier ushaka guhura n'umuntu kubera ko azi ko ibyo bintu bikora akakwita umupfumu akaguhamagara nka mupfumu urugero bijya bibaho aho ngera naho ngenda usanga abanyeshuri n'abantu bakuru mupfumu muraho dore wa muntu udusetsa nabo bamwe na bamwe ntago bazi ko ari ukuri baravuga ati dore wa muntu udusetsa wa mugabo udusetsa noneho wakirute noneho kuba muri societe usetsa abantu bakwishimira kandi ushingiye kuri iyo role yawe y'ubupfumu ukumva ko ntacyo bigutwaye ubyakira gute ibyo bintu ni ukuvuga ngo ibyo bintu byakira neza icyambere ntago mpindukira ngo mbe umupfumu cyangwa mbe mfite ibindi nimitse ahubwo ku mazina yanjye abenshi banzi ku mazina ya pasiteri ndi umuntu usenga Imana cyane mu buryo butangaje ubu mu kanya gato mfunguye telefone wakumva barenga nk'icumi bampamagara dusengere dufite ikibazo cy'uburwayi ubu n'ubu nkabasengera bugakira bikava mu nzira ariko ibyerekeranye no kuvuga ngo abantu bamfata gute nk'umuntu wita umupfumu ese mu gihe kizaza umwana wawe ashobora kuzabaho gute bavuga ko siko yari umupfumu n'ibindi bitandukanye ibyo ntago tubirebaho
nta nicyo bitwaye kubera ko abanzi ku izina ubundi rya pasiteri. Pasiteri bamwe bati pasiteri, abandi bati umupfumu, abandi bati John, abandi bati Rukangura John. Ni ukuvuga ngo ni amazina menshi atandukanye. Hanyuma John, mu buzima tubaho bwa buri munsi ari gihe duhura n'ibitugonga, nta gihe byibura uricara mu rugo, wicaye nko mu rugo ukabona nk'umuntu araje kubera ko azi kuri umupfumu akakubwira ati narinje kwibariza bya bindi bajya bavuga, ati narinje kwibariza ibintu byanze. Nta muntu uragutungura kubera ko azi ko witwa iryo zina akaza? Oya, ntawe. Ahubwo aho ngaho urakoze cyane kubera ko bazi ko senga Imana nge nkunda gusengera abarwayi bagakira. Icyo nicyo bambazaho cyane. Aho iby'ubupfumu bazi ko ari ugusetsa abantu cyangwa aha ngaye nguko rero uratubwiye ngo abantu bamwe babifata nk'akazi, abandi bakabifata nko gusetsa abantu, gushimisha abantu. Ariko se nagira ngo nkubaze nk'umuntu usanzwe ubizobereye cyane kukina nka biriya bintu abapfumu bakora, ukina cyane uri umupfumu. Ariko se reka nkubaze gatoya, hari ibikoresho waba uzi abapfumu bakunda kwifashisha iyo bari muri kariya kazi kabo ushobora kudusangiza? Imihoro ya Kinyarwanda y'amashiga gatangira ugahamagara. Hakabaho n'ikindi bita injegeri. Injegeri ni akantu kaba karimo utubuye, iyo ugakubita uja kuganagira ubwoba yumva ko byakomeye, dore ko n'ubundi mu mutima aba yagize gute, aba yabuze amahoro. Noneho hakabaho n'imyenda ushobora kwambara mu mutwe iteye ubwoba ikanganye. Noneho hakabaho n'igitsuri cyawe nk'umupfumu, ku buryo umuntu kugeza uruhande abanza akikubita hasi. Hakaba intebe za Kinyarwanda kugira ngo umuntu wese ukubona abashe kugira ubwoba. Kandi ko kubundi bwoba iyo aza kujya ku mupfumu, bundi iyo umaze kujya ku mupfumu wabuze inzira, biba byakuyobeye. Niyo mpamvu ujya kugeraho n'ubundi ufite ubwoba. Hanyuma rero hari ikintu abapfumu njye numva bavuga ngo ni umufuragiro. Icyo kintu urakizi? Umufuragiro ni ikirere dusangiye. Umufuragiro rero ntago aba amafaranga menshi, uzaguca menshi uzamenye ko atari bukuvura, atari bugukorera umuti. Umufuragiro ubundi kera yabaga ari amafaranga 500. Ariko ahise igeze aha ngaha icupa ry'urwagwa rwiza ruragura 1000. Ubu umufuragiro rero ni inoti y'igihumbi. Hanyuma uwo mufuragiro icyo wakoraga, iyo umuti wabaga wakoze nakuvuye, ntago umufuragiro ari cyo gihembo, waragarukaga kuza kumpigura. No kuguhigura niko babyitaga, guhigura. Aha, agisobanuro cyiza cyane. Hari abantu benshi batari bazi umufuragiro icyo ari cyo. Ubwo twumvishe ko ari amafaranga utanga mbere yuko iyo maze kugutanga, iyo maze kuvuga ibyo ushaka, umupfumu arakubwira ngo mu mufuragiro, ukayamuhereza yego, wamara kumuhereza hanyuma akagukorera ibyo ugomba gukorerwa, hanyuma ukazagaruka uje gutanga, uje kumuhigura. Aha noneho hari indi jambo ushaka kunsobanurira. Ntago ari ibyo gusa, aho urihuse ya mafaranga inote y'igihumbi hari imbehe ya Kinyarwanda yashyiraho, abakuru bakayabona bakishima. Bamara kwishima ukamuha wa muti, wamara kumuha wa muti muri amazina yakubwiye ukamutongera, ukabahamagara bakagenda bagakora. Ati bakagenda bagakora. Hanyuma John, hari amagambo ajya akoreshwa mu Kinyarwanda nkaho bagize ngo iby'abapfu biribwa n'abapfumu. Hanyuma mwebwe iyo abapfumu mu byumvishe mu byakira mute? Ubwo ntimwabifata nk'igitutsi se aho bati batwisa abapfu cyangwa abayazanye bakabita abapfu? Mwebwe donc icyo kintu mugisanisha gute n'akazi kanyu? Murakoze cyane. Abanyarwanda ko kumuzima busanzwe umugani urahari, iby'abapfu cyangwa iby'abapfapfa biribwa n'abapfumu. Rero nanjye nago undi mugani. Umunyarwanda yabye umwana mwitaba yavuge. None se nimba uri ku isi uzabaho utavuga? Tuzavuga amabuye atagenda cyangwa atavuga? Wa mugani bishatse kuvuga ngo rero umugani uvuga ngo iby'abapfapfa biribwa n'abapfumu, koko iyo ujya ku biba byakuyobeye, wakubise hose ugaheba, ugahitamo iyo nzira.
aha ngaho yo nguko rero ngira ngo mutangiye gusobanukirwa cyangwa se mumaze gusobanukirwa na bimwe mu byo John abashije kudusobanurira cyangwa se na bimwe mu bibazo tubashe kumubaza. Hanyuma John, guhera uyu munsi abantu batangiye kubona ku spotlight atandukanye, ngira ngo bamwe batangiye no kubona amantuze wagiye ama comedy wagiye ukinamo aryoshya abantu 40,000 bamaze kubireba. Ubu mukanya urasanga babaye miliyoni 3 ngo rero uri kugenda ubicyamamare nk'umuntu agushatse noneho yakubona atavuga ati jewe ndashaka uriya mupfumu aba ari unkinira muri filme, ndashaka uriya mupfumu kugira ngo aba ari unkinira muri comedy, ndashaka umupfumu kugira ngo akine muri théâtre, icyo gihe yagukura he John? ikihuta rero ahise igeze ni ikoranabuhanga. Numero yanjye ni 078 16 29 300. ndongera nyisubiremo yego 078 16 29 300. Wow, ngira ngo mwamwumvise iyo ni nomero ihoraho. Iyo ni nimero ya John, ushatse kumukinisha wamuhamagara hanyuma akabigukurira neza. Hanyuma John, ndashaka kubaza ikindi kibazo turi kutugera ku musozo, nkakubaza nti nihe nama wagira abantu bitinya mu kugaragaza impano zabo kugira ngo zibashe kugera kuri cyangwa se zibagirira akamaro? Nihe nama wababwira? Inama nabagira nuko bagomba gushirika ubuti. Mu byukuri iyo dutangira aka kazi hari abazi ngo tugatangira wenda dufite ibihembo bikomeye cyangwa bihambaye, habamo no kwitanga. Buriya mu buzima busanzwe iyo umuntu ajya gucuruza ikarito y'itabi, kera baricuruzaga yunguka 20 30, ejo ugasanga afite iduka. Shaka kubwira rero abantu bafite impano nk'iyi ngiyi ko batagomba kwitinya. Nashake nkuko turi kuvugana ayise uyu muntu wakinyane na Rugangura John namubonane, noneho yishaka igihembo cy'uyu munsi, ahubwo agendere mu kwizera nkuko ribiri yivuga ngo nkuko ribiri yivuga hahirwa bemera bagize gute batabonye. Hanyuma nyuma yaho azagira gute azazamuka. Ariko ni witinya uzahama hahandi. John, tugera ku musozo rero turagushimiye ko wemeye kuganira na Marion Media. Murakoze. Aha reka rero mbashimira mwe mwakomeje kuganira na Marion Media, mwemeye kuri subscribe kugira ngo dukomeze dusangire ibyiza bica kuri no TV. Ngira ngo babwire ngo mwarakoze cyane, Imana ibaho umugisha. Ariko sindangiza ntababwiye ngo ndabifuriza amahoro n'amafaranga, babwira ngo murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Naho butaha.